Mbacira umugani mbabambuza umugani uzava ikantarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu. Ubusa bwaritse ku manga umuyaga urabwarura agace karacuranga uruvu ruravugiza nyiramusambi sabagirira inanga. Akabuye kiritse kajya epfo nirika njya ruguru imbwa ati mbwe ntigapfe. Inkitimo nikura dukurane mwana w'Imana. Harabaye ntihakawe harapfuye ntihagapfe hapfuye imbwa n'imbeba hasigaye inka n'ingoma. Kera habayeho umugabo n'umugore babyarana abana babiri b'abakobwa. Umukuru bamwita Nyiramwiza naho umuto bamwita Mwiza. Abo bana bari beza koko. Igihe cyarageze bamaze gukura batangiye gupfundura amabere, abasore bakajya basimburanwa mu rugo baje kubarambagiza. Ariko bo abasore bose baje bakababenga bakababwira ko batazi guseka. Bo bakavuga bati tuzasabwa n'umusore umwe kandi tuzasabwa n'umusore useka amasaro agaseseka. Babayeho igihe kiragera haza umusore wari wamenye ibanga ry'abo bakobwa ko bashaka kuzasabwa n'umusore useka amasaro agaseseka. Umusore ntabwo yari umuntu, cyari igisimba cyari kihinduye umuntu. Nuko kiza cyajunditse amasaro menshi mu kanwa, nuko kigeze mu bikingi by'amarembo kiraseka y'amasaro yose asandara hasi aranyanyagira. Abakobwa bati umugabo n'uyu. Ntabwo byatinze bwarakeye umusore aza kureba abageni be, nuko barajyana abajyana iwe. Bageze iwe umusore abwira abakobwa ati rero jyewe ndi umuhigi, ntunzwe no guhiga. Nzagenze njya guhiga nintantana umuhigo, noneho ningera mu rugo duteke turye. Abakobwa barabyembera kuko ntibari bazi ko iki ari ikinyamaswa. Uwo musore n'ubundi kuko cyari igisimba nyine cyari gitunzwe no guhiga no mu buzima busanzwe. Nuko babayeho umusore akajya azinduka agenda akagaruka nimugoroba. Ariko mbere y'uko agenda mu ijoro hagati umusore yarabyukaga akigira igisimba, noneho akajya gutyaza ku ityazo bari bafite ku irembo. Agatyaza inkota ye aririmba yishimiye ko azarya abo bakobwa. Ubwo agatyaza inkota avuga ati cyara kibugita cya mukaka, nzarya gakuru na karumuna, nzarya kabere gatengamaye, indye n'akandi gatengamaye. Kikabyina cyane cyarangiza kubyina kirahishe no gutyaza kigasubira kuryama. Cyagera mu rukerera kikabaduka kigasubira mu kazi, aho kitaga mu kazi nyine cyagiye guhiga. Iyo yabaga ari kumwe n'abo bakobwa yabaga ari umuntu nyine yihinduraga umuntu, ariko yaba yagiye mu kazi nyine akaba ari igisimba ko bisanzwe. Aho bari batuye nta muntu n'umwe wari uhatuye kuko abari bahari bose cyari cyarabariye cyarabamaze. Nuko abakobwa babayeho mu gihe hari hasigaye igihe gitoya ngo icyo gisimba kibarye. Abakobwa basurwa n'umushyitsi udasanzwe. Haje umukecuru wari uzi amakuru y'icyo gisimba. Ageze mu bikingi by'amarembo arasuhuza ati muraho cyane bana ba. Abakobwa barasohoka nuko bareba uwo mushyitsi. Umukecuru ati bana banjye rero impamvu itumye mbagendera no kugira ngo mbabwire ko uwo mubana nawe atari umuntu. Uwo mubana nawe ni igisimba ntabwo ari umuntu. Abakobwa barikanga. Umukecuru yongera arababaza abonye bikanze, se bana mwebwe muzi ko uwo mwashatse ari umuntu? Abakobwa bati yego twebwe twashatse umusore useka amasaro agaseseka, umusore udasanzwe mwiza w'igitangaza useka amasaro agaseseka. Umukecuru ati oya ntabwo uyu nguyu ari umuntu rwose, niba mugira ngo ndababeshye. Iri joro natavuye ku muhigo avuye guhiga muteke nk'uko bisanzwe muryama ariko ntimusinzire. Noneho nibigera mu gicuku muraza kumva ibyo kiba kigamba. Nimusanga rero
ari igisimba nk'uko ndi kubibabwira. Mwakire uyu muti. Uyu muti muzawisiga, nimugicika nyine muzawisiga umubiri wose. Uzatuma mugira impumuro mbi itume musa nabi. Mwakire n'uyu muti muzawushyira mu bikingi by'amarembo. Uyu muti muzawushyira mu ruganiriro. Naho uyu muti muzawushyira mu kirambi. Uyu muti nawo muzawushyira mu mbari inyuma y'amashyiga ho mutekera. Ati murumva abana banjye? Abakobwa bati yego. Nuko umukecuru amaze kuba iyo miti yose afata n'agakoni yari afite n'undi muti yari afite ku ruhande. Arabwira ati bana banjye rero uyu muti nawo nimumara gucika iki gisimba muzagenda mugera ahantu hari uruzi rurerure rudafite imigogo. Muzatereramo uyu muti ubundi uruzi rubaha inzira. Nimugera hakurya mwakira aka gakoni muzagakubita mu mazi ubundi amazi yongera aterane. Abakobwa barabyikiriza. Nuko umukecuru amaze kubabwira ibyo byose arigendera. Abakobwa basigara bafite ubwoba bwinshi, ariko umuti nyine umukecuru yabahaye, imiti yose umukecuru yabahaye bayibika neza. Nuko yari igihe noneho nimugoroba hageze, wa mugabo wabo arataha. Nk'uko bisanzwe abaha umuhigo barateka, barangije guteka bararya, nuko bararyama. Ariko b'abakobwa bibuka ryabanga umukecuru yababwiye, ntabwo bigeze basinzira. Bakomeje bakanuye mu buriri, ntabwo basinziriye. Igicuku kinishye, cya gisimba kirabyuka nk'uko bisanzwe, kijya gutyaza inkota yacyo kiririmba kibyina. Kikabanza kiti cyara kibugita cya mukaka, nzarya agakuru na karumuna, nzarya akabere gatengamaye, indye n'akandi gatengamaye. Kikongera kigasubiramo kikabyina cyane. B'abakobwa ntibari basinziriye. Bumvisha amagambo icyo gisimba kirimo kivuga, bagira ubwoba bwinshi kuko bumvaga aribo kiri kuvuga nyine ko kizabarya. Nuko kimaze kubyina kiragaruka kuryama. Mu rukerera hageze kirabaduka nk'uko bisanzwe kijya mu kazi. Uwo ari umunsi wa nyuma wo kuza kuryaho b'abakobwa. Kigeze mu kazi nabo ntabwo cyatinzeho ko gishaka umuhigo wa cyane. Oya, hashize akanya gatoya gihita kigaruka mu rugo kuko cyari kizeye ko abo kirya kibafite. Abakobwa nabo igisimba kikimara kugenda bahise bagira vuba bakora ibyo umukecuru yababwiye. Bafashe umuti barisiga umubiri wose ku buryo bagira impumuro mbi kandi bagasa nabi, ku buryo banuka nk'umwanda wo mu musarani. Bafata n'undi muti bashyira mu bikingi by'amarembo. Bagira umuti wundi bawushyira mu ruganiriro, undi muti bawushyira mu mbare, n'undi muti bawushyira mu kirambi kwa kundi umukecuru yababwiye. Noneho bafata na wa muti baza gutera mu mazi, naho bawushyira ukwawo nyine hamwe na ka gakoni. Nuko barahambira bariruka baragenda, bafata imyenda bafata byose ibyabo byose, nuko baracika bariruka. Kera kabaye cya gisimba kuko kitatinze mu muhigo nacyo kiba kirahageze. Kimaze kuhagera kikigera mu bikingi by'amarembo kiratangira kirahamagara, kandi ubundi nticyari gisanzwe gihamagara, ariko uwo munsi cyarahamagaye kuko wari wo munsi cyagombaga kuryaho ba Nyiramwiza na Mwiza. Nuko kigeze mu bikingi by'amarembo kiratangira giti Nyiramwiza na Mwiza muri wa muti bashyize mu ruganiriro urita, bati karame turi hano. Kiza kiruka nyine kije kubarya. Kihageze mu ruganiriro gisanga ntabahari. Noneho gihamagara kiri mu ruganiriro, Nyiramwiza na Mwiza muri. Umuti bashyize mu mbari urita, ti karame turi hano. Kiriruka kijya mu mbari, kigezeho gisanga ntabahari. Bimeze gutera, Nyiramwiza na Mwiza muri. Wa muti bashyize mu bikingi by'amarembo urita, kiriruka gisubira mu bikingi by'amarembo, kirashakisha gisanga ntibahari. Kirongera kirahamagara, Nyiramwiza na Mwiza muri. Wa muti bashyize mu kirambi urita, karame turi hano.
kiriruka kijya mu kirambi, gikomeza gutyo. Hashize umwanya utari muto kiza kubona ko babakobwa badahari, ko bakibeshye. Nuko kibona rwose ko nta bahari, kiriruka kigana mu mayira bagiyemo. Kiriruka gikataza. Rwose cyagiye mu nzira nyine banyuzemo bagenda bacika. Bigera igihe kera kabaye kibageraho Nyiramwiza na Mwiza, ariko bari bahinduye isura kandi banuka. Kikimara kubageraho kirabegera, ati niko ntabwo ari mwebwe Nyiramwiza na Mwiza abagore banjye mukaba muncitse? Nuko uko rero cyanirutse kibagiwe kwihindura umuntu. Kirutse uko cyakavuye guhiga ari igisimba nyine n'inkota mu ntoki. Abakobwa ngo babyumve bashya ubwoba, ariko Nyiramwiza acyumva nyine igisimba kibavugishije aritangurana, ati tibishinyagura mawe, wabaye Nyiramwiza se wakisiga amazirantoki? Wabaye Nyiramwiza wakisiga amabyimabyindi? Wabaye Nyiramwiza wakisiga amabyimabyindi nuka? Mwiza nawe aramwigana asubiza gutyo. Cya gisimba kuko cyabareba kikabona basa nabi, kikabona atari bo, kirabihumuriza cyumva paranuka nk'umwanda wo mu musarani. Kirahindukira gisubira mu rundi ruhande rw'inzira. Kiriruka, ariko ubwo cyari kibeshye nyine, cyari kigiye ahatariho. Kiriruka kimaze kurenga imisozi nk'ibiri, kibona ntawe kiri kubona. Kiza gutekereza ko babandi cyahuye nabo ari bo. Nuko uko kiruka ku rundi ruhande, Nyiramwiza na Mwiza nabo bari kwiruka amasegamana. Nuko kiriruka kigeze igihe kimaze kubona kitari kubona, kirahindukira kigaruka muri ya nzira cyari kirimo. Nyiramwiza na Mwiza nabo bariruka bagera igihe bagera kuri wa mugezi umukecuru yababwiye. Bakigera kuri wa mugezi vuba vuba n'ubwoba bwose bakuramo ya miti mu gahago, noneho baterera mu mugezi. Nuko umugezi ubaha inzira, batambuka umugezi biruka. Wari umugezi munini cyane kandi muremure udafite n'imigogo. Nta migogo yari iriho yo kwambukiraho kubera ko nta bantu bari batuye muri ako gace bashoboraga kuba bayinyuraho nyine bambuka. Nuko bamaze kubona inzira muri uwo mugezi batambukamo bihuta cyane. Bageze hakurya benda ka gakoni umukecuru yabahaye, bakubita mu mazi, uruzi ruhita ruraterana. Bariruhutsa bikomeye. Nuko barakaraba, bafata isabune barakaraba neza bahereye ku mutwe kugeza ku mabya miti yose bayikuraho, barisiga bahinduka neza nk'uko basaga mbere. Cya gisimba nacyo ko cyakamenye ko ari bo cyahuye nabo, cyagarutse muri ya nzira kigera igihe kigera kuri wa mugezi. Kibareba hakurya aho bari koga neza, kikabona neza nibo, kikabona aho bari gukaraba, kikabona neza nibo. Noneho ntabwo rero cyari kigeze kigira ikintu kirya, kubera ko nta nubwo cyatinze ku muhigo. Cyari kizeye ko kiri bubarye kandi rwose cyumvuga kibafite. Cyabareba hakurya amazi akuzura akanwa, kikareba umugezi, kikabona umugezi ni muremure, ariko nanone kikibaza uko bageze hakurya, kikumva nyine nabo bawunyuzemo bawukandagiyemo. Nuko kititaye mu kwibaza ngo bagezeyo gute, kitamenye nyine ko bafite imiti. Nuko kiriterura kiterera muri wa mugezi ngo kirimo kirambuka. Nuko uruzi ruragitwara kirapfa. Sinjye wahirahahira umugani. Ibibazo. Umugani w'umugenurano wacira iki gisimba ni wowe. Ese niwe mugani w'umugenurano wacira aba bakobwa? Vuga amazina amwe n'amwe yakoreshejwe avuga imyanya yo mu nzu za kera. Hari ijambo umugogo ryakoreshejwe mu mugani. Ese ryakoreshejwemo rivuga iki? Ijambo umugogo rifite ubundi busobanuro buvuga. Ese nihe nama wagira aba bakobwa?